Yes, ndagusuje kandi guhaye ikaze. Hano niba ari ubwa mbere tubanye ni kuri NGS Empire, ahantu twiga ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, twiyungura umunsi ku wundi mu bintu bigendanye n'ikoranabuhanga. So uyu munsi muri iyi video ngiye kuba nakwigisha uburyo ushobora kuba watanga internet cyangwa se ukaba ufite megabyte nyinshi kuri telefone cyangwa se ufiteho megabyte, hari abantu ushaka ko baba bazikoreshaho, uburyo ushobora kubasharinga izo megabyte cyangwa se ushobora kubaha kuri internet ufite kuri iyi telefone yawe, ukaba wabaha nabo bagakoreshaho. Nibyo ngiye kubikwigisha. Hari abantu benshi batazi uko bikorwa. Hari igihe umuntu aba afite internet nyinshi kuri telefone, benshi baravuga ati mu simukadi nyishyire mu yanjye, ariko ntabwo ari ngombwa. Hari uburyo ushobora gukoresha internet y'undi muntu cyangwa se yawe ukaba wayiha abandi bantu bakayikoresha kandi utiriwe ubaha simukadi yawe. So uko bikorwa rero nta kundi, uza muri setting ya telefone yawe. Yes, uraza muri telefone yawe, ujye muri setting. Numara kujya muri setting, uze ushaka ahantu handitse hotspot and tethering. Dore ngaha hari hagaragazwa n'akabara k'icyatsi, muri kabona akamenyetso k'icyatsi. Aha ndimo nkora. So iyo uyibuze kenshi ushobora no kujya hano muri search ukayandikamo, ushaka kwandikamo hotspot ukaba wabisacinga bahita bayikuzanira. Dore ngiyi. So ku bantu batayibona, ubundi iyo ushaka ikintu muri setting ukakibura ni buriya buryo ukoresha. So ibyo ntabwo tubitindaho. So uraza, iyo umaze kwakirika, uraza kuba winjiye nyine muri hotspot. Ikintu ugiye gusettinga, ugiye gushyiramo password yayo ndetse na telefone yawe, ukaba wayita izina kugira ngo umuntu ajya kuyikoresha wenda aboneho izina runaka. Ushobora kuyita wifi runaka bitewe n'uko ubishaka. Nibyo ukora rero. So iyo umaze kugera ahangaha, ujya ahangaha muri hotspot setting. Abandi muri telefone hari aho haba handitse ngo wifi hotspot gusa, nta kintu cyanditsemo, ariko uraza ukirika handitse hotspot setting. So ahangaha turahera ahantu bijyanye n'izina. Uraza hano muri name ahambere. Yes, muri name. Wamara ushyiramo izina ryawe ushaka. Wenda ushobora kuyita wifi, wenda ushobora kuyita my wifi, bitewe n'uko ushaka my wifi, bitewe n'izina ushaka. So ukaryemeza. Okay, noneho hano hasi haba harimo password. Settingamo password kugira ngo bantu nyine, urabizi ugiye kwinjira kuri ukoresha wifi undi muntu cyangwa se megabyte z'undi muntu, bagusaba password. Ushyiramo password wumva ikoroheye, imibare 8 cyangwa se ibimenyetso bindi 8, wenda katuvuge 1 2 3 4 5 6 7 8. Iyi niyo password wenda ni imagine. 1 2 3. Yes, password ushaka. Iyo umaze kubikora gutya rero, uhita ukanda kuri aka kavi ukavivura. Yes, noneho wowe iyo umaze kubisettinga gutya, icyo ukora ureba ahantu handitse ngo personal hotspot cyangwa se hari ababa handitse use hotspot, ukahafungura. Gutya haba hafunze. Noneho wowe urahafungura, wowe ufite megabyte. Noneho wowe icyo ukora, kuri wa muntu ufite telefone ushaka gukoresha izawe, we araza agafungura wifi muri telefone ye. Wenda urugero kamberekere kuri telefone mfite ahangaha, undi araza agafungura wifi. Ku bantu wenda mutabona hotspot uko bayifungura, ni ubwo uza ukayifungurira ahangaha inyuma. Dore ngaha ndi gukora. Sorry gatoya. Noneho undi muntu araza agafungura wifi muri telefone ye ahiri. Abenshi tuzibona tunyuze hano inyuma gutya, wifi muri wifi. Benshi tuzibona tunyuze inyuma hano gutya, cyangwa ukaza ukanyura muri setting, ukaza ukakirika gutya, ukaza ukajya muri internet hano, bitewe n'aho ubonera wifi. Urabona ko twahise tuyibona my wifi yajemo. My wifi sinzi ko niba muyibona my wifi. Icyo uza ugakoraho
ukayikonekita, niryo zina ryacu twahishe, ugashyiramo noneho ya password yawe twari twashyizemo. Yego, noneho ugahita iyo umaze kwandika ushobora kujya hano kuri show password ukareka niba wayanditse neza. Yes, icyo ukora uhita uvivura cyangwa se ugakanda ahanditse ahanditse connect, ihita yo iba connected. Urabona ko yanagiyeho hariya hejuru, sinzi niba muri kuyibona, ihita iba connected ukaba watangira kuyikoresha. So nta kindi bisaba rero usibye kuba urebye iyi video kandi nibigufashije, kanda subscribe, ukoreshe ya ku nshuti zawe ndetse no ku bandi bantu wumva iyi video yagira akamaro. Turabakunda, naho ubutaha mu zindi video.